n'ubu ngubu bidafite gakongeraho byabaye ni amakuru bose ni 23,000 Francois mana we Francois ibi ni ibikunkoreye izi faranga umuntu ari kwinjiza ngo zitazakugeraho we yo bagiye kumutura yo nuko cyakora uwite ubwo ngewe se gutambaje wewe ufite izi faranga so ngewe muri LSS Hi guys, muhawe ikaze kuri YouTube channel yacu ya Jeanne and Francis. By'umwihariko turabashimiye abantu bamaze gukora subscribe ko mungana mwese, turabashimiye cyane, ni by'ingenzi. Ni muri mushasha nta kindi bisaba, nta faranga bisaba, nta kindi, just urakika rimwe gusa. Ubu bari umwe mu bari hano bakoze subscribe and then ujuba mu bambere kubona ikiganiro nk'iki ngiki ugiye kubona kiri fire, za break news, inama z'umuryango n'ibindi, n'ama vlog na lifestyle, entertainer, ma interview, hagiye gushya. Kora subscribe gusa ubundi tujye twijyanira twibanire 5 kuri 5. Muhawe ikaze. Sheri. Yes. Introduce no ukuntu yari ikaze. Muhawe ikaze kuri channel yacu. Urakoze cyane. Ni by'ingenzi. I'm happy to be with you. I'm happy too. Welcome again. Yeah, welcome to Jeanne and Francis channel. Asante. Nose ko babwira wa ndebe. Nuko namaze kuba ikaze ntari. Nitwa Jenny, abazungu bazanyita Jenny. Jenny. Kandi Jenny mu Giswahili ni hatari. Biterwa n'ukuntu hari umuntu ukuntu arivuga. Abazungu arabakoresha Jenny. Ya mbere kesho akatukigera hano. Abanyakanada bakoresha Jenny. No. Jenny ubundi ni JA. Ni JA kandi ntabwo ariko nitwa. Ijyanje ni igifaransa kuriyaga. Jean, abahungu Jeanne. So no tukigera hano bakeswaka. Umukeswaka akazambwira ngo zaza mpamagara Jenny ngo cyangwe ngo Jenny. Ntora Jenny kuko numvaga ari G hariho ya I. Hariyo M gifaransa. Bivugitse Ya bivugitse kimwe. Ira RSS komeje kuba RSS. Ese kugeza ubu ngubu bimeze bite figo? Kugeza n'ubu ntibyari byasobanuka. Turacyategereje. Uko muracyategereje cyangwa mwarahebye? Bamwe barahebye, abandi barategereje. Bitewe hari no igishoro ufitemo. Hari abagitegereje. Ego ko we. Ubwo bafite wari imini igishoro. Abafitemo amafaranga nyine. Igishoro nyine. Ni igishoro se. Nta mafaranga y'abantu mutipe yanze ko ava. Amadolari yawe. Ntayanje ari. Natabamo. Ntayo. Ira ni imiyagaga. Impamvu waruvuze nuko waruvuze ngo abantu ngo baracyategereje. Bitewe n'igishoro bafitemo. Ako sheri tuvugisha ukuri abantu ntibari igishoro cyabo. So ase umuntu washizemo bibirizi. Mu mezi 3 salikuwa natoya kwake. Ariko nyine mu kubera amasezerano kuko isezerano yavuga ni imyaka 3. Oh my goodness. Nizere ko byibuka. Isezerano yavuga ati ni imyaka 3 kuzageza icyo gihe nyine imyaka 3 irangiye amasezerano akarangiye. So mu gihe amasezerano atari akarangiye ni ubwizi ubujura. So yeah. Iracyakomeje gahunda nyine ni tariki 6. Imagine hasigaye iminsi 2. Ubwo 6 ubwo baracyakujeho ntabwo ntibidashoboka nako araza zikure mu matelefone. So nawe ntituzi asa nk'ukeneye abantu nyine yanze kubavaho. Bwira abantu ukunda bakeneye. Biterwa n'ukuntu yandikira n'abantu bamwe akabasobanurira. Ariko ukabona nawe bande yandikira
abantu batandukanye barande nyine you have to tell people. yaranyandikiye Yakwandikiye yanyandikiye nyine ambwira uko anyezeza ibitangaza ati muhumure turacyabyigaho. Sheri, iyo message wayibonye ryari da? Narayibonye. Wayibonye ryari? Ndumva ni last week ni kila cyumweru cyashize. Mimi mwenyewe hapa niko na message ya kwake kibao. Ni message by'umutipa arakwandikira. So message zo usanga nyine message yohereza message ikaba yaza ku bantu bose. Ariko biterwa hari ibintu mwandikiranye gusa ari bimwe ari pacific message mwandikiranye. Iyo namwandikiye ifatika no kumbya ati ibintu mwakoze ntabwo byumvikana. Iwe nyine ubwo byose hamwe RSS. Ibintu bakoze sibyo. Niba mwumva mukeneye ko updating cyangwa mwahindura ibindi muri company yanyu ni yuko mwafata kuri ariya mafaranga arimo asigaye mugafata amafaranga mumva mushaka asigaye mukaba ba nyirayo. So kuri icyo rero nta kintu gusubiza ahita ceceka akabura ibyo asubiza. Gusa nyine mu gihe company itari yashadinga down itari yafunga yanahita company yanahita cyangwa company so company ya LSS yundi company idafite za office. So mu gihe batari bagafunga rero wenda bafunge aya ma app yabo twakoresha yo kubwana nabwo atiracyahari. Irahari ariko dusanga tutayifite. Ihari nyine idahari bitewe n'amasezerano twumvikanye batujuje. Baraduhuguza nyine mu byo twumvikanye ntibabyujuje. Ariko kuko batari bafunga ituzi imigambi yabo kuko nabo babona kuva ibyumweru birabaye bibiri figu kwezi kurashize abantu batabona ifaranga zabo. Yes, ukwezi kurangira ariko nyine ahantu byakomereye Valeseti mutipe yari yabifunze. Ina ahantu byakomereye byatangiye gukomera mu byumweru bibiri. Nibwo batangiye kuzana iyi binuza ibi kubango bahindura ama Bitcoin ave mu ahinda kwa abantu Bitcoin. Yani ubona nageuka kama kinyonga yani. Kinyonga urakizi? Oh yeah. Kameleo. Uruvu. Kameleo. Arahinduka. Uziko ubundi kwa karindwi twibukiranye neza. Uku kwa karindwi twibukiranye ko hari ama promotion ateye ubwoba. Promotion wayireba ukavuga ati wow. Sasa huyu yaje gukiza abantu ahora yatapata pesa wapi? Kurumva? Ko nanjye niko ninareba nanjye ngagira ubwoba. Nabwiye abantu ko break news ninjye muntu wa mbere wenda hoba n'uwa kabiri ushobora kuba utarashizamo n'umuntu n'umwe kandi business ni leta uyu paka batanu nk'intoki. Ariko bamaze n'amezi 5 turazana n'umuntu n'umwe. Nibyo ngiye kuvuga. Ariko abantu batanu suko nababose. Nari mfite abantu bagera kuri 5 bari in hold. Bari holding muri ku kwa karindwi kandi warabambushije. Noneho nari mfite nk'aba 3. Ubwo ndi ukubiteho na sokuru. Sokuru nawe kabisa ari mu navuze ko ndi umushiramo. Nari mfite 3 dukorana ariko reka nkubwira uko nabo 3 uyu munsi mba nikoreye amaboko ndi kuvuga ati uwite ndebye nabi nkanagura n'akazi shiri. Nakosa kazi. So abatipe uyu RSS biterwa n'ukuntu bari ko basobanurira. Ariko RSS mu gihe afashe umwanya ugasobanura umuntu. Sheri ntaguciye mu ijambo. Oya? Minje niko nitakusema. Ntaguciye mu ijambo. Wega umaze kuba manager. Ariko abantu bari bamaze kuba ba manager yeme muzakomeza mubite ba manager. Iyi baba bamaze kuba manager. Manager wani uko nachete uko manager wani muraho hariho manager 2 uko manager wani ni wewe winjize nuvuga wewe winjije 5 manager 2 numwe se murabo winjije nawe wujuje 5 ubwo murabo 5 winjije uko mwagenda yuzuza 5 niko uduga yani unapanda kabisa Mungu wao. Ariko byari biryoshye. Yani i company cyane
yari ifite movement iri very good. So icyiza cyacyo yeah, guhuza abantu. yeah, abantu baramaze kumenyera n'ababazanya amakuru bimeze bite se bimeze bite urabona ute mutaziranye yani mnaambizana ukwele sisi yani kibao ndio hicho namenya n'abantu benshi kubera SSC. I know benshi cyane jewe ishange wapi yani sijumi sijaonana na watu twaramenyanye ariko nyine utaraza namo abantu batanishe utabajua kandi akaraga check bazana iminsi ka 1 week naho ka wewe utarakajya usheri oya ndavuga nyine ku mugabane wawe wari utarakaryaho arako saving uturuka mu kwa mbere ayiwe tuwe manager wanaje bundi oya tureka ni bya manager just ndavuga umugabane washizemo umugabane amahera winjirije sorry umugabane biri ushaka kumvangamo gato naringize aba manager bari bafite paycheck yabo biterwa na every 10 days banakupatia level 1 level 1 manager ni $80 nanjye ganana bisomye no mama nanjye naharaniraga ngo ndebe ko nkubitamo abo bantu batanu so reka tujye ku kintu cy'ingenzi cyane tureke kuganira cyari byose ni iby'ingenzi tujye muri deep. Yes, reka tujye in deep tukira aho ngaho kuri abo bantu batanu jewe ubu ngubu ntakubeshesheri yani sijui ubu ngubu mba ndi gushyiraho amaso yiwanje sinzi oya yereka nkubwire sinzi aho mba ndi gushyiraho amaso yanjye ubu uri kubifata byoroshe umutipe ari gukora yakoroganishije imiryango yani kuna bwana wari warinjiye muri RSS bila makubaliano yake na mkeo cyangwa umugore cyangwa kinjira uko ibyo byose twagiye tubyumva hano kwenye mitandao kandi ukabyumva mu nshuti kaba nakwinjira ntakubwiye Yesu we kicuraga kabaye RSS yakoze ibinani bitangaza itanyije inshuti ihuje bamwe ariko hari aho itanyije nabo hari imiryango iri gushwana muri cyane amafaranga kugira ngo niki na nyirarume aryanye naki yego komana kandi abantu bari kubashira mu muryango niwo wagize uturumva ahubwo se wowe ntago baragushwanira aya bo nashizemo n'abantu basobanutse narabasobanira akabyumva ubone nta mpamvu abantu nimbura umubyeyi nimbura umupapa winjiye muri RSS mutarumvikanye n'umugore wawe nta mpamvu yo gushwana kuko ni ikintu caje ibintu byose biraza wabikora nawe yabikora kugira ari inyungu z'umuryango ntabwo yabikora kugira habe igihombo cy'umuryango so wenda kuba atarabwiye atabiganijeho n'uwo babana umugore we cyangwa umugabo ibyo ntibyatuma bibateranya birumvikana njyewe naribuze ku giti canje ahantu nkora shere abantu nari ngiye gushiramo akona pesa zao n'abanyamahanga bakona pesa zao ubundi abasamo n'abanyamerika tuzo hari ikibazo nabajijwe nyine muri nani mu by'ubwene gihugu bakazavuga ngo American Samoa nari ntarababona sasa turakora naho ngora ubu ngubu nukuvuga ngo abatipe twarabavugishije yamabanza arasacinga arabibona ngo yamayisobanura avuga ati ifaranga mujya muhembwa nizo baba bakodesheje scooter noneho namwe bakabahemba yamavuga ngo arashiramo 10 azahembwa 300 ku munsi cyari inyungu kuri 10 nuvuga ngo 10 nari mfite bonus zanje zifatika afite mu bonus nziza ngapi sicyo gihe sinzi wenda uyoboye k'igihumbi umuntu wakwinjirira ko ku gihumbi bagukubita 100 na ubungubu uwinjirira kuri 200 ubungubu bagukubita 450 ubwo 5 urumva ko ari igihumbi na yari ufite mu bihumbi nka 2 bya bonus umutipe yemeye muri umuna waremera nuko undi noneho umwarabu mungu wangu sijuta ningeteza abangaba ni babandi bazaba bajana manani ibisasu munda Yesu ko nari kugira mu kagira imana sijuni ngatiye surangu wapi jamani kandi bose narabwiye mbona bari interested yamavuga ati mbonye akazi mbonye business ri extra ayiwe ariko wamumbuza
ariko kera nuko nyine twari twageze muri uku kwezi. Gusa wenda nyine ibi bibaye ubundi ari business nziza. Yeah, it was good business. Iryoshye, ifashije abantu igafasha abantu ubundi yari kuzafasha abantu ariko kuko nyine yari yatangiye gufasha abantu. People get money. Muri RSS bose ntabwo bari bazi bari kuko iriya contract abantu bagiye basinye kuko kiriya kizera abantu barafite. Ubundi twayisinye heshe message sign nta muntu wigeze sign ariko umutipe avuga ngo just ikizere. Bagenda ku kizere. Bibiliya biravuga ngo bavandimwe uwizera umwana w'umuntu avuma Yesu. Nico habaye ikizere ariko nta kundi akaje karemerwa. Akaje karemerwa nta mpamvu yo kubreminga umuntu winjiriye kubera ko ntabwo ari RSSC yabo si SSC mwene wabo ni ikintu cyaje twese twama tucikubitamo kandi duhujwe n'inyungu. Yes, kandi of course buri muntu wese uko yinjira yabona udufaranga. Buri muntu wese waba warinjiyemo mbere ukabona imifaranga gusa haba ari abinjiyemo ngo yani si wote tumekuliwa pesa zimeenda. Utazabanguriye ngo yinjiyemo mbere wasanga ariwe kurusha wowe winjiyemo ejo. Aba mbere namaho ikibazo ni ukuvuga abantu bagiye bagendamo mbere bakuyemo udufaranga twabo duke turasa ariko iyo returning iyo be what LCCB ni ukuvuga ngo izo mugani wa nani biriya bitipe bibiri nibyo byari birimo ifaranga. Returning ilikuwa pesa jamani, zile pesa ai tugiye kuzibaha. Tugiye kuzibabwira. Rero woba ko mumaze kukurya ngahe cyangwa asavu nge nakuyemo dukeya amafaranga nakuyemo bitewe nayo washoye. Sheri twagiye tugiye kuzibaha. Nta n'ikindi turi guhisha n'ubundi bimenda. Mwabantu mwe nuko ndira. Oya nicyo kintu nari maze kumenya. Ndajya hehe ngiye kubanza kubabwira ya sasa muri mayi. Sheri ngiye kubanza kubabwira ya ngahe aya yateye muri uku kwa karindwi. I know, but I want to talk about this. I have it kuri screen yanjye gutya uko ndayabona ndayabashiriraho hano gutya zaza mvuga ngo biteye ifoto mwumigwega man nuko abantu mwihangane yeme nariko mbwira abantu ngo ndapore pore nyinshi nabonye abantu bampa pore iyo gutarayihabwa nawe nduhita mutazatangica. Pole ni ukwihangana twese. Ariko tuko sawa nukuri iyo umuntu yavuga ikintu ameze neza vanyemo icyo avanamo. Mushkumu abantu bafite ugwibutso abantu bafite imodoka abantu mufite imodoka za RSS n'amazu hi kabisa. Some people have it. Babonye amamodoka babonye ikintu nyine uzahora ubona tukavuga ati kicavuye muri RSS. That's good. Hari abantu babonye amamodoka ayiwa kibao tu. Cyongera ijambo bita remarkable ni ibintu mbese bitibagirana. Kabisa. Abaza bareba imodoka. Bavuga ati twigeze kuja muri business iraturya ariko yasigiye. Bari pata magari mazuri. Hari abantu babonye amamodoka uretse n'amafaranga. So ngiye nshaka kuvuga aha ni ukuvuga ngo ngereka ntangirira uko ninjiye. Ni ukuvuga ninjiye ku mugabane wakangashe. Reka ndeke kuvuga mu mugabane wakangarika mvuga yo ninjiye. Siko kwiza. Ninjiriye kugira ngo ibincyange. Ninjiriye ku 2,200. 2,200 hacemeza ngahe abiri ziragaruka wongera kuzidubikamo. Uzi kudubika cyo kinyamurenge ni hatari no ku updating mbese. Ijambo kudubika akora y'unyamurenge zigavuga kudubika niko kwa kuntu zitebirika kamacubirana mu mazi. Wamongereza kubitamo da kugira ngo zaza mpembwa amafaranga afatika. Icyo gihe wari ugiye kuri bita A1 A2 A1. A1 right? Katurabira. Share ngewe umbabare ngewe maze mvuga ibyanje. Uravuga ibyawe kandi twese gato. Just no kukwereka A1. It's okay, please. Reka tubwira abantu. Tugushaka kwa ukuri. Yes. Kandi ndavuga ibyanje mbishire hanze mene ntacyo ndi gusigaga. Oya. Katubaho ukuri. Uko ni ibintu bimeze
mana yanjye umwana wanjye ntumbabarire ntabyuke. Ukuntu ibintu bimeze nuko nguko ninjiriye ku 2,100 haciye amezi 2 ishiruranyunganira ndakubaza subizamo nukuvuga ngo yaragarutse nongeranya kubitamo. Kuri ibyo 2 nahembwa 67 ku munsi mu minsi 5 ubwo nta murumva yariyo ushira muri 2,000 and then sheri let me say it. Okay. 2 nahembwa $67 siko bimeze. Hanyuma ngahembwa ku munsi 67 mu minsi 5 ahembwa iminsi 5 no Saturday no Sunday Monday to Friday. and then haciye amezi 2 ayo mahera amaze kugaruka wacu hano arambwira ngo nyasubizemo uko akiriyo nyakubitagamo kugira ngo akwire 5,000. Ibyo 5 rero umuntu wowe winjire ku 5,000 yahembwa $150. Urumva ko of course nari nzamutse $158 nta kibazo nari nzamutseho of course nta muntu washaka guhembwa amafaranga makeya hari opportunity yo guhembwa amafaranga yirengejeho ari menshi. Ni ukuvuga ngo abantu abenshi uko winjira ku 1,000 yaragaruka akaba yashira kuri 2 kugeza nyine ageze kuri 5 yani gisunataka amafaranga nyakubisemo ndahembwa mpaka juzi hapa ejo bundi hano mu kwa 7 kiri kuri 5 byanjye ku kwa 7 kuje kwa makuza amasaka nta kibazo sheri nuko noneho yes 5 wahembwa $158 uyu mugabo ari kuguma kumbwira yane $158 noneho ndakomeza mpembwa yo ngayo kugeza ejo bundi mu kwa 7 uku kwa 7 kuzamo amapepo n'agapepo kiki za discount zirasara. Francois twagejeje mu kwambe tariki 1 y'ukwa 7 akaza yamamanura aramanura arongera aramanura sasa mwabantu umuntu akazareba se none uyu mugabo ndavuga umuntu yarabire bashaka kuvuga ati nta muntu uzasigara kujyamo uwinjirira ku 1,000 yamakuraho 200 namwe murabyumva uwinjirira bya 2,100 twinjiriye mu twebwe mbere yamakuraho 300 nimba barinjirira ubu ngubu 1,800 right uwinjirira kuri 5 yakuyeho ngira 100 angahe uwinjirira mu 500 kuri 5 yes yakuye hangahe uku kwa 7 ni 4,600 yes 4,600 noneho yamazana irindi pepo rivuga ngo upgrade right nukuvuga ngo tuzamura umugabane uriho nukuvuga ngo ngiye wari kuri bya 5 namangira gute twamadushuhaga yes kwisi ukazureba kuri akiri wawe ureba yemewe nunganira aho ngaho. So ukuntu byari bimeze kwa updatinga nkuko wakomeje ubati 1,000 oya no kuzamura umugabane so naringeze yes uko updatinga se kuzamura umugabane narindi ho nyine. Okay upgrade ukuntu yabivuga ni upgrade tandukanya update na upgrade share come yes byose birageze birikumvikana. None wowe wazamuye wawe ujyana ubana kuri 5 ujyana ku 10 ku 10 iyo gihe yahise agwa sabo bungu yahita jumping undi yes agwa discount akajumping undi akajumping undi ukajya kuri 23 23 wageze ku 10 ariko washizemo agabindi 5 ubwo urumva icyo gihe winjira kuri umugabane ahembwa $700 ku munsi yeme and it means 7 days to 7 days jewe nagiye mu gihe ejo bundi nagiye mu gitarugwe nkazingaye no nk'ibyumweru 2 n'ibindi nagiye mu tariki if you go I do remember even the day natangiye gusinya itariki 4 z'uko kwa 7 ese niko kwitwa Kanama natangiye tariki 4 Kanama bivuge neza ikinyarwanda cyumvikana kwa 7 tariki
tariki 4 nama ntangira gusinya yeme ugasinya nyuma y'amasaha none ukamuha 700 arikubisemo tariki 5 700 arongera arikubitamo nukuvuga ngo mu cyumweru urumva ifaranga abantu bari ko bahembwa kandi hafi ya bose sheri bakoze icyo bita upgrade nyine bazamuye imigabane yabo wari kuri 5 cyari ko afata amafaranga menshi ariko si bose yeah most them nanjye ndimo nawe rimo nuvuga ngewe nawe twakubisemo 10,000 muri uko twama dufata 10,000 tudubikamo dukubitamo koze kugira ngo tuzamure tuhembwe amafaranga meza nta muntu wabyanga ayafite nuko ariko iby'Imana ikoraga biradutangaza komerezaho nawe da so kuri icyo kintu yaravuze kuba wari ku mugani 10,000 nyine akawuzamura akageza kuri 23,000 icyo gihe nyine winjiza amadolari 700 ku munsi kandi bivanaho bya niba batimuzamuye bati Monday to Friday ahubwo biba 7 days to 7 days iminsi 7 kuri 7 iminsi 7 winjiza amadolari 720 ya 720 thank you mu minsi 100 ubundi yari yaduhaye 100 days iminsi 100 bikazava ku minsi 100 bigira so bimanukaho naho gato bigasubira nyine kuri normal ku mugabane ku 10,000 urumva icyo gihe biva kuri 700 ugasubira kuri 300 noneho bikaja kuri normal bategezwe ku bantu bazamutse bategezwe kumanuka nyuma y'iminsi 100 and then bakaja ku madolari 300 ariko kuri icyo cyose impamvu abantu bashizemo nari amadolari harimo ibintu bifite umurongo mwiza hari ibirori bitandukanye hari ibintu noneho bapangiye aba manager bari hejuru kuzavuga kubatwara muri Hong Kong mu kwa 8 China Hong Kong China na China bisaba kuvuga ibiri ntabwo Hong Kong n'undi mujyi mbese ushamikiye kuri China aba manager mwitegure in case we don't know muzaja muri Hong Kong China arabateguza arababwira ati rero even na visa zanyu mugomba ku passport byose mugomba yababwiye passport zigomba kuba hafi urumva hari ikirori gikomeye mu rwego rw'igihugu kigiye kubera Texas ntabwo mbarembye abamanager mbega umugabo yari afite amagambo aryoshye dore umugabo wariba dore umugabo mana yari afite amagambo aryoshye kurusha inani benshi bari baranje kugura amatike yo muri Texas ayo ariko hari nawe yari yahaye tike sheri hari nawe ariko Francois we ku munsi w'umuhero umve zakubone Imana igukatira kuri icyo rero nicyo abantu mbese abantu bose baba ready baba free babona ibirori umuntu ntiyanatinye bari kubitamo amagana ngahe bari kubitamo none ikindi nacyo ku ma screen ya RSS yafashe umukinnyi ukomeye wo bita Mbappe naramubonye Mbappe uko akaribwe kugeze namvuga ati nanje sinzosigara aramufata amuranshinga kuri ntuza niwo wari kuri screen za RSS ukabona mbese ara trade yes muri party big event no party event izabera mu Dallas wabona ibintu bari gukora we don't know wabona ibirori bakoze akamena amadolari amamiliyoni bamena mu bantu bakora amapari bakora ibirori ukabona ibintu byo bifite umurongo byari bifite umurongo ku buryo nta n'umuntu n'umwe ushaka gutekereza ko umutima reka yakata icyitwa ifaranga so hari abamwe bavuga rero bakitwaza ngo ngo ama scams byagiye gufunga ngo yongera ibini so RSS rero ibyahozeho byahoze bagitangira buriya baha abantu bahora bagufata akagwa nk'ibihumbi 3 nongera mubaze byahozeho inuzo byahozeho pe promotion zahozeho kuko akamizwa ariko nabonye kwa karindwi byaje nyine bikaba kama ngoma yani kuko bari babaza imibare yabo ariko byahozeho ku buryo baguha amadolari ati yacuruze ukacuruza nk'iminsi 7 abana benje mu mezi 2 yanjye ntangira bampa amadolari yo gucuruza yabo ngapi bampa amadolari 500 ariko nasanze hari bamwe muri lightning
ariko washyizemo ayawe Ibyo washyizemo ayawe nashyizemo ayawe ibyo bizaza ku kindi kiganiro. Okay. So ku kijyanye n'icyo rero wareba ukuntu bari kuranshinga amakamasho yabo cyangwa publicité yabo kandi ni ibintu bifite ireme bifite imbaraga bifitemo abayobozi kandi n'ukuntu twakora biri no ku murongo y'amanyamani sijui tunaibiwa abantu bari kwibesha ngo ngo scam niko mutabibamo byari ku murongo twakora ibiganiro bakatubwira ati icyavugisha abantu babandikira basiyo no bakaza tugiye gutangira gusura ama state by state tuzahera kuri iyi tuzahera kuri iyi nuko gaye babwira ururimi rutwika so wareba n'ibirori bafite byo kuranshinga branch yabo ya Texas hari Dallas ukabona bakangura abantu babaha amatike ati mugura amatike mugira icyo ukabona ni ibintu bifite umurongo n'uwashize amadolari wenda bati nimara ibyumweru 2 ndakuramo kuko baracyafite iminsi yo kugira gutugeza mu kwa 8 n'aba manager nabo bishyiramo icyo kintu cyo kuba ati bazajya iyo za Hong Kong China kujya gusura aho yavukiye so nuko rero uko abantu bari kubyitwaza ngo ntimwakari sizi impamvu bariwe no wowe impamvu bivuga ni kutigeze ubibamo ariko nk'abantu babibayemo sinzi impamvu bariwe no na that's the woman ni ntuza n'abantu kwakunda abantu bavuga amagambo ngati kuko haza ati bakuriye buhoro ubundi bari ibi bintu kumva wenda bakuriye 10,000 cyangwa 5 cyangwa bingahe hari abashimishwa n'ibyo bintu byasa kumva ko babonye something to talk kuvuga amagambo so it's okay people that rumors icyabaye kiba cyabaye abavuga nabi bavuga nabi abagucurira baragucurira kuri icyo kintu umuntu wese wagera muri RSS yabona ibintu byabo biri ku murongo akaba ati no nawe ndafifuye ukabona interested yo kuza undi muntu hari n'abandi bagenda bagafata amadolari ati njye mpamvu nize RSS ndakwishyura ushaka ngahe na 5 ndabikuguriza urumva burara abantu bahombye amadolari mimi mwenyewe hapa nitakutia watu nari ready aho kuvuga ngo ntuzana amafaranga bari bavuze muri kwa 8 kazi ngiye kubigera kuri icyo kintu rero cyo kuvuga ati kubera ikize umuntu avuga ati njyewe ubwanjye mfite ikize RSS ngiye kukuza ushaka nkuguriza ngahe nakupa pesa ngiye nibitanga ko bitanga kumanura nikupe ngapi winji uzayansubize ngewe maze ngiyo tubimenyeke tuba twarabahaye bakingira mu zamani so impamvu rero nicyo kintu umuntu wese wageraho yumva afite ikizere RSS atari amaramo n'ikihe gito even 2 days 3 days a week akumva ibintu byose biri ku murongo so ikindi rero nacyo cyatumye abantu bagira ikizere cyane gikomeye nacyo company yashize ivuga ati guturuka kuri manager 1 rero captain kuzamura waba captain 1 na captain 2 cyangwa ni manager 1 manager 2 no ni level 1 2 level 1 2 3 4 5 so kuri icyo kintu rero ni cy'umwihariko aba manager bari bateganije aba manager rero bababitsemo ikintu noneho cyo kuvuga ati tugiye kubashiramo ikintu yari kubaho mu maso yari kubica ubwenge sinzi ukuntu babashizemo ati mwebwe bitewe n'ukuntu mukora guturuka kuri manager level 1 kuzamura mpaka kuri level ya nyuma bonus zirahari pe guturuka mu kwa munani tariki ya ariko tipe baranaziriye ibi bonus baraziriye 500 haro twavugana mu muryango so kila siku nakona kula mabonus nimba gara yakuramo wow reka nicyo kintu ndi kukubwira rero ubu basigaye level cyangwa ni kwaho thank you level 1 manager yarageneye 5,000 level 2 manager yarageneye 10,000 barman level 3 manager yarageneye 25,000 thing nyantibeshe level 4 manager yarageneye 50,000
guturuka kuko muri ba bantu bose ariko ntibabe bashishoza kuba se turamanaje barenga nka miliyoni amadolari bazakura he ibi bintu bizava he ariko bakaba muri cya cyizere kampani yabashizemo n'imikoranire yabo nta n'umuntu n'umwe uwo uzana ageramo akishima bagendera muri icyo kintu urumva rero ibyafasha abantu ni byinshi habayemo ibyo bintu kuranshinga barazanye umusitari ukomeye Mbappe mu kintu ukina Madrid asinya contract nabo bamukubita sinzi uko basinyanye Mbappe nawe asa nk'ari mu basikama n'abasikama intuzi so bose twamuvuga ko ntituzi amasezerano bagiranye ariko kubona ko bamushyira kuri screen nyine kubera ubusitari bwe kuko akomeye cyane bagafatira n'abanyafurika ukunda umupira bakabona Mbappe bafata kuba uyu muntu aje kwamamariza iyi kampani kuko ari abasikama ntiyabemerera kuko uriya mukinnyi abafite ntuza abafite timu y'abaroya mbere yo kujya ajya gusinya contract baramanza akareba ninde tugiye gusinya contract management yiwe so tituzi ukuntu bafashe Mbappe bakamuta kuri screen niba barabifashe wenda kugira batujijishe ariko mwizera ni ibyo ngewe mbona ntabwo bafata umuntu bamukubita ku screen yabo nk'umusitari nkuriya kuko bitewe na management afite ya timu y'abaroya bakurikirana ibye cyane kuko Mbappe ushobora no kumufata bamushyira kuri YouTube intuza bakayigira bakaguha warning cyangwa umuntu agenda akamushyira mu nyungu ze urumva bamushyize mu nyungu ze wadafite ariko byanga bikunda amasezerano kuko tutazi amasezerano bagiranye ibyo nibyo bintu byahaye ikintu abantu icyizere urumva ni ibintu birenga 4 Mbappe umusitari ukomeye abantu bose turafungura screen tukamubonaho uturuka mu kwa karindwi kuko bagiranye ubundi yarategerwa kuzaza nyine mu bagiranye amasezerano kuko bari hano muri Amerika hari amarushanwa ariko yari hano muri Amerika bita World Cup amatimu apana ibihugu so yarahari Real Madrid nari kugira icyo gikombe rero urumva rero bamusaba bahuriye hano muri Amerika uko aha niho yafatira contract afata amafoto ubundi aja kuri RSS baravuga tayi azaba mwe gufata abantu banazana n'ifaranga n'icyo kintu rero abantu babona ukuntu ibintu byabo biteguye ukuntu baranshinga ama screenshot muri New York ukuntu bira bitabro byo muri New York arana bitabro binini cyane oh my goodness mu mihanda yes kandi hari iyo ahageze bagacisha ahubwo ugaragara n'ikintu kiba kize iki babona ari ibintu mbese kugira naho ubajajinge tukeka hafi aho ukamukeka ati sinshira amafaranga no kubera ko bakora ibintu bikomeye and also by'amafaranga menshi noneho ubundi bagira ama office atafatika ariko bari bamaze gufata office Dallas banayerekana irahari cyane so bafitemo ubusambo bukomeye cyane niyo ubusambo bari bagamije kugira barya abantu bagira imiti message yose wabona yaba nyine wabona ko nyine uri interest kuko benshi bayifatamo nk'aya makampani ya Bitcoin wenda ku bantu bazi Bitcoin ukuntu zatangiye ama Bitcoin cyangwa ibi bya Uber cyangwa bayibonamo nk'ikampani imaze kwaguka aho bikeneye kuzavuga ati aho tugeze tumaze kugira abantu benshi cyane tutashobora kumanaginga reka tuyigurishe buriya kampani ari igihe ugira kampani yamara kwaguka ukayishyira ku isoko benshi niko bari bazi ati iyi kampani abantu ari gushoramo n'abashoramari bakomeye n'ubundi bakaba bahindura izina ariko ikagira ikindi kintu
ikomereza bakaba banayihindura nabwo n'amakampani menshi hano muri Amerika kurya abantu badufatiranyije si intege nke pe ntabwo ari intege nke zo kuvanga abantu bagize ahubwo ibikorwa byabo buri muntu wese iyo umuntu wese nazanyemo yaravuga ati kuki natinze I know kubera ko hari icyizere hano hari ifaranga wose ukabona nta so kuri icyo kintu rero ni ibyo bintu byafasha abantu urumva ukubikurikiranyije hari iyo gufata abayobozi bakajya muri Hong Kong kujya gutembera bakareba icyicaro cya company nuko bari barababwiye ngo bizaba ryari mu kwa 9 cyangwa mu kwa 8 sinzi amatariki kuko ntabwo nibuka neza abayobozi ba CEO abayobozi bakuru gutangira gusura CEO gutangira gusura ama branch mbese kuva ati baze bajye Texas bajye ahantu mbese hari ama office hose babasure ni ibintu bari baranje gushyira muri ntuza yabo karinari yabo mbese François yari yarababwiye n'umuyobozi akaza akabivuga umuyobozi wo bitoreka ndetse kumvuga izina rikamwore wapa yuta ukuriye François nyine yaraza nyine akaganira atari Mia apana Mia ari hasi Dani abantu batatu nibo bandika so urumva rero bari bafite timu nini cyane ariko urumva 1 ni icyo cyo kujya Hong Kong 2 gutangira gusura abantu kuko benshi baravatisa abantu tutazi bagahora nabibaza ko tubazi tuzababona ryari tukeneye ko cyizere ko bazaza Hong Kong China urumva rero icyo kintu bemerera abayobozi bafite ama office n'icyo twebwe tugiye gutangira kuzenguruka mu kwa 10 hagati ndumva ari mu kwa 10 rero ngo mutangira mwaka mbere ko mwakurangira bari biteze kuja zana noneho urumva bamaze bajyanye abayobozi bafite ama office ko bazajya Hong Kong China no gutangira gusura ibyicaro byabo nyine bazenguruka state by state icyo si cya kabiri icya gatatu ni uwo mustari nyine ukomeye Mbappe wa trading ku kwa karindwi ni event yari iteganyijwe kuba muri uko kwa karindwi ari nayo yatumye abantu nyine icyo si cya gatatu amafaranga menshi icya kane kugurira abantu amatiketi tiketi zataguzwe no bagiye babaha amafaranga ariko kugira ngo tiketi umugabo ni igihumbi cyahumisi icyo si cya kane icya gatanu kujya kuranshinga rero iyo office icyicaro event yo gufungura mbese kuvuga office nkuru icyicaro ubundi bari bagije Dallas so urumva rero kandi nabo baravuga ngo he will be there Mbappe oya bose n'abayobozi bose bamwe batangiye bati nanjye natangiye kuba ati ningerayo ngomba kuzabaza ibibazo natangiye kubitegura buri muntu yari afite mbese amatsiko ubundi event ifite uko yateguwe uretse niyo n'amapati y'aba hano buri muntu wese yagenda abaza avuga ngibyo rero ibyo byizera abantu bagendeyeho aho si ukugira intege nke si ukudashaka amadolari kugira amafaranga ararusha gazi ni icyo kintu habayeho utuntu twinshi two guhisha abantu no kugira ngo n'ukuntu babe babarya amadolari yabo bya RCC hari ikintu mbaza icyo nakubaza nta kindi nakubaza uretse icyo cyizere umutipe nta muntu n'umwe w'inyagambura shere uretse nawe ari umunsi n'umwe avuga ngo umwanya wose twicara turi kwakira message za François promotion tinya umuntu wakohereza message buri munsi kandi inbox apanaga ngo hamwe muri group twari muri group ngiye ubwanjye na muri group zigera kuri 4 n'ahantu honyine anandikira ngiye ubwanjye kwitijyanye tugasubizanya ahantu nk'ama message nkazine François wenyine kandi namwe mwese niko bimeze noneho icyo nanjye nashaka kubaza ari umuntu n'umwe wari ufite hari umuntu n'umwe ukeka ko RCC izapfa gufunga ifaranga from nowhere
no bad kubera icyizere nawe n'uwaza afite impungenge yageramo impungenge zigahita zishira avuga ati no sheri zoreka gushira gute izo mpungenge umutipe warinjira akamakubwira ati data we nkakureka zana abantu nawe ga bamuba manager akakwereka nyine numara kuba manager nyine kubona amafaranga of course iyo umaze kuba manager hari amafaranga of course yaguheza nyuma y'iminsi 10 waba ufite ifaranga zawe zidahuye na ziriya none ubona buri munsi bari bageze nko kuri level 5 bari bafite umushahara mwiza utari muri ya mafaranga yabo ese level 5 yahembwa ngahe bikagiye kureba mu ntuzi ngewe nzi ko uwa mbere ari uwa kabiri ari 150 gusa yeza uwa gatatu ni 400 urumva ko uwa gatanu wenda 500 urumva ku cyumweru nako mu minsi 10 ku kwezi yarafite nk'igihumbi 800 n'ayahembwa zari faranga nziza cyane abo bantu babona izo faranga ntabwo bari baherutse company bari barasezeye umutipe nanjye yarambwira ati va muri company abandi bose bavuye muri company iyo message ndacafasha yo yongeyeho na yandi wenda tuvuge kuko icyo gihe uri level 1 level 5 yari yemeye kuba yashiramo 10,000 mbere cyangwa level 4 akayashiramo 10,000 urumva afasha nk'ayo 300 amakampani 3 afashe nk'ayo 300 yahembwa ku munsi urumva ku munsi ni iminsi 5 300 ku munsi and also nayo yahembwa ku kwezi ni amafaranga meza hari kugwa nko muri 3,000 ku kwezi kwanza nani make ku kwezi ku cyumweru no oya ku kwezi yari amadolari menshi yari muri 10 yafatiye yari amafaranga ntabwo turi kubarira ba manager n'ibiki n'urugero turi kubabwira ukuntu ibintu byari bimeze mu ncamake kubera ko a lot of people sheri baraje kuri kamera baravuga iraturiye iratunyaze nibyo ntabwo bajyamo iyi tip bavuge ibya biba muri RSS so muri make nuko abantu bari kubona amafaranga meza pe cyane kuba rero tutari kuyabona ni igihombo nyine banabyita ni igihombo kandi biranababaje kubera ko turi abantu twambaye umubiri n'inyama n'amaraso so abantu twese twarababaye gaze nta muntu wishimiye kuko buri muntu wese yabona ko aya mafaranga ari kuyafata mu nyuma y'imyaka 3 abantu bose bari kuba bahagaze neza cyane ariko nyine kitari cyawe nyine nuko yes abantu twihangane ariko kugeza uyu munsi kubona ndi kubivuga gutya amoke kubera ko ngiye byabanje no kuncaga n'abati what nuko ndavuga ati why not reka tuzabivugeho kubera ko ni ikintu ni muri rusange ntabwo ari ku giti cy'umuntu ari ku giti cy'umuntu twavuga ati tumerogwa abanyafrika nuko bameze hapa ni merogwa tuwa kuvuga twese nimba ari uko nguko ubwo burozi bwatugezeho twese ariko mu izina rya Yesu nuko nyine kandi ingingo y'iki kiganiro ni ukuvuga ati twibukiranye ni ukuvuga ati cyane ku bantu bashakanye ku buryo mutabipfa kubera RSS sheri I have even a voice here hari umugabo wavuze ati ndakumara umugore we bene wacu hari muri Kongo ubwo ni kamere ya muntu nyine muri ruravati nitakupiga Yesu we umugabo niwe washizemo nkuko washizemo isi irashira abimenya ari ku kazi iyo voice yaratrendiza kuri za TikTok isi irashira so ndashobora kubikora bashobora kubikora kubera kugira bashaka kubona ibyo babona muri social media cyangwa kugira icyo no ni ibintu biri habaye ibibazo figo n'abagira ibibazo byabiteye akaba intuzo kandi ntihagire umuntu ushaka kwataka undi ngo atake ngo ati wanshizemo wagize kuko si company people they are different kuko urahombye ndahombye cyangwa ariko kumva ko waje muri RSS umva yuko nawe
inyungu zari kukugeraho ntabwo wari kuzira uriya muntu wakuzanye wari kuzitwara. Rero niyo habaye igihombo ihangane reka kwataka undi muntu wakuzanye. Undi niko byakagombye kumera. Alright, ko tutababwiye amafaranga se ko ni mu kindi kiganiro. Oya none kubwa njye ndashaka kugira kubwa wahombye ko tukubwira abantu kuri njyega nari natangiye ndi kubivuga ukuntu nyinjiye kose amafaranga mpombye guta ahubwo cyangwa nyine yabaye under review no kuba ati arahora mu kirere yanze kujya kuri account yanze kujya muri mutuapo twakoresha kugira uyohereza kuri bank. No kuvuga ngo amafaranga ari under review from now. Ni ibihumbi what? Yes, guy. Amafaranga ari under review no kuvuga niyoherereje kuva tariki byumweru bibiri ntibigiye gushira. Na amafaranga $10,000 Yes. Amadolari ubundi yaba yakugeraho mu minsi 3 ariko nyine François yashizeho ingufuri. Ikibazo gikomeye. Ubwo ne under review. Under review. Nyuma yabwo rero yamaze guhembwa. Ayamaze gufata amaze kujaho nyine nyuma yaho ngaho ni ibihumbi ubwangana nafashe ejo aya. Ariko ubu ngubu navuga ko ari ni ibihumbi 12,900 na ayo maze guhembwa uretse ari muri under review. Ubwo yose yafatanye ni ibihumbi 20 hafi na 3. Yes, kugeza n'ubu ngubu bidafite gakongeraho byabaye ni amakuru. Woze ni ibihumbi 23,000. François mana we François ibi ni ibikumoreye izi faranga umuntu ari kwinjiza ngo zitazakugeraho we. Yo Yagiye kumutura ka. Yo nuko cyakora wite. Ubwo ngiye uzi gutambaje. Wewe ufite izi faranga. So ngiye muri LSS. Under review ni ibihumbi 13. Ni 13 bya. 13. 12 ijya kugera 13. Nibyo biri under review. Nuko nyuma ya under review haciye nk'ibyumweru 2 cyangwa 3. Urumva harimo hafi 9,000 hafi 10. Tuyifite aho kugera n'ibihumbi 10 bose hamwe n'ibihumbi. Ubwo ayo ufite muri LSS ni $23. I mean 23,000. Nanjye ni 23 aho ngaho. Ubwo twese hamwe Dari faranga. Twese hamwe n'ibihumbi 45. Ibihumbi 45 nibyo dufite muri amafone biba bijejeta bitazaza. N'umuyaga. Kandi n'ubu tukiyadusinya. Abantu mukiyamusinya muri aho yashize. Aho noneho ngiye kukubaza amafaranga ari muri Lightning. Kanzi ikindi kiganiro mw'abantu mwe ifaranga za LSS nta muntu ntari kuba biliyone hawe ariko nyine nuko ariko muhumure dufite Imana. Tuzakira LSS wasanga nyine yarije kudufungura amaso. Tufungue mecho mugani w'abaswahili. Yes. So amafaranga ya Lightning iyo nyavuze nzandara ndasinziriye. Iyo gusa ndebye gusa shira umunsi narebye nanigwa kurya. Polisa mukazi nanigwa kurya nuko nkazavuga ati kwizina rya Yesu sinzi ukuntu nayeretse inshuti yanjye sinabikubwiye. Yamavuga tayiwe kwizina ifaranga ndavuga ati makobwa zarangiye ubugani kanze dusoni. Navuga ati ni imiyagaga kibikiya bikunda dukomeze dusenge. Ariko izi faranga nzaze kubita amaso shere. Izo uzazerekana ku kiganiro uzazireka abantu. Nazikubita amaso uzazereka abantu. Nzazibere haguruka mvyuzinge gutya kuzuminge zikubiteho. Cyangwa shira ifoto itsoke byose byagira. So naye ngazagenda nyabereka. Kibazo ariko nayababwiye itsoke. Izi faranga yeme
akifaranga so niko kuri ni ukuri twari turukuba kujyanye na RSS kuko benshi bajya bica uruhande tutabambiye kila kitu ufite ibiganiro nka 10 nyuma tuzabigeraho byose tubwifaranga zose tubabwire noneho n'ama message muti bari kugenda duha buhoro buhoro ngo duce nyuma tubwire abantu ko byakunze hizo nazo tuzaziba harimo haracyarimo uruganya cyane abantu be careful mwito uruganya buracyarimo nkaba Imana nyine ikoze ibitangaza umutipa kesubiraho ariko icyizere cyamaze gukama umuntu ugaza ngo asakaze igicizere rimwe yo icya kabiri icyo wakambara cyose murakoze cyane sheri ngushimire ku mwanya wawe muri iyi minsi uri kuntamo twita kugutamo uri kuntamo pe ibiganiro uri kuntamo kikiri kuri YouTube kimaze nta minsi 3 none utayemo ikindi thank you so much Shaki utari kumpobera neza sheri ayiwa bitewe nuko twicaye biragoye wakoze umutumirwa wanjye uri kuduha amakuru neza uri kumva vibe mbese hano kuri YouTube ngubu iki cyumweru ariko bagumye gushigikira barambwirire sheri gushigikira umuntu bis ntacyo bisaba kumva kuri YouTube ntacyo bisaba kumva ko wafata nta kiguzi kibamo abantu mwagushigikira abantu bwira bene wanyu ukosanga atamuntu uri murakora saba so naho ndi kubabwirira bose babwire ati muvibi muri mushigikire umuntu nagize ubwitange akitanga hari imvune ziba mu YouTube oh my god so they no kumva ko bamushigikira ni ingenzi nta nicyo byagutwara pe bashigikire bate ni babwira ko bashigikira ni ibisanzwe nyine bashigikira bate ngira uko bashigikira ibyo usanzwe babwira babikore hari ikindi ushigikira nta kindi musaba umutumirwa yabivuze nta kindi usaba ni subscribe and then tukaza tubana ukanakirikana notification kugira ngo ibiganiro nk'ibi kubera ko twicaye hano of course ni umwanya kandi muzi imyanya yani wacu yemwe timuyizi imyanya yino ariko kubera ko I do love this ngiye kubera thank you so much for your time kubera kuza kugufasha nibwo nemera imvune z'aba YouTube bagira imvune bagira imvune bona rero kubona umuntu yakoze YouTube niyo mushimbu wa mbere kumushyigikira ngira wakoze sub ku macana yose ariko n'ikintu ndishurira nta kintu ntacyishura no gusiga sub yawe umuntu wari wo wese tuvuga rumwe ngomba kumushyigikira thank you so much guys for watching wakoze cyane sheri nizere ko iki cyumweru kindi uzongera n'ibindi biganiro cyane ko kibafitiye byinshi turacyabafitiye byinshi lighting niyo tuzaza kubereka kuri noneho kwihijemo byinshi cyane okay guys get ready ukindi kiganiro cyo kizaba kiri fire nukubereka amafaranga ya lightning nanjye kinda yavuga gute uretse no kuyavuga iyo nyarebye nzanumva nyine bibi kuva naba uzansaba kuja ku ishuri kiga imibare utanga busha neza ejo bundi nararengeye murakoze cyane tabivuga ntabwo mvuga sheri that's true thank you so much for watching support us you guys okay nta kindi no gusubscribinga ni kiganiro wazo kibona ukagiplayinga nubwo waburi kurya kingi mbasiga views yawe and also guys mugakora na comment comment zanyu ziba zikenewe ubundi ngiye mbonye ikiganiro cy'umuntu siga comment yara kugira ngo byibuze abone ko ari kumwe n'abantu yes thank you for watching mugire ibihe byiza muherereye mwese ibiganiro nakagaruka naho ubutaha kandi vuba ama content ubu ni menshi tusigaye kuyabaha cyane kuri RSS thank you so much